bene data, iyo umuntu yahuye na Yesu ubuzima burahinduka. Iyo yahuye na Yesu amateka arahinduka. Iyo yahuye na Yesu ibyo yari yarahozemo kuva kera birahinduka. Iyo yahuye na Yesu, Yesu avuga ijambo gusa ibintu bigahinduka. Yagutumira wowe ufite ibyo ubona byakunaniye kugenda ugahura na Yesu. Igisubizo niwe ugifite, igisubizo cyawe niwe ugifite, ubuzima bwawe niwe ubufite, imibereho yawe niwe uyifite, ibiri byose biri mu biganza bye. Niwe ufite ijambo rya mbere n'irya nyuma ku buzima bwawe, niwe ufite ijambo rya mbere n'irya nyuma ku mibereho yawe, niwe ufite ijambo rya mbere n'irya nyuma ku bizakubaho, niwe ufite ijambo rya mbere n'irya nyuma kuri ibyo unyuramo, niwe ufite ijambo rya nyuma kuri ubwo buzima. Muraho neza bene data, Yesu nashimwe. Abene data bakurikiye Ikamba Calvary TV, nitwe nanone tugarutse muri kumwe na Pastor Apolone udusangira ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana tugiye gusangira turi buribone mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana ibice 9 kuva ku murongo wa 6 kugeza ku murongo wa 12. Haranditswe ngo, amaze kuvuga atyo acira amacandwe hasi, ayatobesha akondo akamusiga ku maso. Aramubwira ati, genda wiyuhagire mu kidendezi cy'Isilowamu, hasobanurwa ngo yaratumwe. Nuko aragenda ariyuhagira, agaruka ahumutse. Abaturanyi be n'abamubonaga kera aho asabiriza barabazanya bati, uyu si we wicaraga asabiriza? Bamwe bati niwe, abandi bati siwe, icyakora asa nawe. Nawe arabasubiza ati, ni nge. Baramubaza bati, mbese wahumutse ute? Arabasubiza ati, wa muntu witwa Yesu yatobye akondo akansiga ku maso, arambwira ati, jya Isilowamu wiyuhagire. Nuko ndagenda ndiyuhagira ndahumuka. Baramubaza bati, ari hehe? Arasubiza ati, simbizi. Mwami, turagushimiye ijambo ryawe ryiza, ko abantu bagomba guhura nawe maze ukabakiza. Izina ryawe ryera nirishimwe. Nsengeye buri umwe wese uri bugumve kandi akareba Nyiringabo Imana iki cyigisho, akumvira ijambo kugira ngo azahure nawe, ndetse ari uwahuye nawe umugirire neza, ndetse n'uzahitamo guhura nawe Mwami uzamuha umugisha wawe nk'uko uyu mugaragu yabonye umugisha wawe agahumuka. Turabigushimiye mu izina rya Yesu Kristo dusenze turingira koze, amen. Yesu nashimwe, haleluya. Iri ni ijambo dusomye mu butumwa bwiza bwa Yohana, bwanditswe na Yohana ibice 9 umurongo wa 6 kugeza ku wa 12. Ni ijambo ritubwiye ukuntu ahari umuntu wabaga ahantu asabiriza. Ntabwo Bibiliya yatubwiye izina rye, ntabwo Bibiliya yatubwiye imyaka yari afite, ariko batubwiye neza yuko uyu muntu hari ikibazo yari afite. Ikibazo yari afite yari impumyi, ntabwo yabonaga. Ibyo twe tubona ntabyo yigeze abona, ibyo kurya ntabyo azi, uko isi ntabyo azi, uko abantu basa ntabyo azi. Ariko umunsi umwe ngo yaragiye aho yari ari ngo aza kuza guhura n'abigishwa ba Yesu, ndetse na Yesu ari kumwe nabo. Niko guhura nawe rero abigishwa baramubaza ngo, mwigisha, uyu muntu wavutse ari impumyi, uyu muntu yakoze icyaha, ese ni ababyeyi bagikoze cyangwa niwe wagikoze? Yesu arasubiza ati, iyi ndwara cyangwa ubu buhumyi yavukanye nubwo kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Niko rero kuvuga rero kubwira uwo muntu wavutse ari impumyi, aramubwira ati, noneho ngwino imbere yanjye tuvugane. Yaramushyikiye, yageze imbere ye ngo Yesu acira amacandwe ku cyondo cyangwa se hasi, ngo akata kondo, arangije arakamusiga. Arangije kukamusiga aramubwira ati, genda ujye mu kidendezi Isilowamu, ngo bisobanurwa ngo yaratumye. Haleluya. Iri ni ijambo nkuzaniye rivuga ngo
yahuye n'umuntu witwa Yesu. Amina. Yahuye n'umuntu witwa Yesu wari wavutse ari impumyi birangira atashye areba, wari wavutse ari impumyi birangira ageze muri karitsiye areba, wari wavutse asabiriza, bamuzi aho yicaraga, bamuzi imico ye, bamuzi n'ibyo akora, birangira noneho bamubonye ibyo yari asanga ngo byahindutse. Haleluya. Ibya kera byashize, haje ibindi bishya. Amina. Muzaniye ijambo rivuga uko nguko ngo nahuye wa muntu witwa Yesu. Amina. Wa muntu witwa Yesu, uyu nguyu wari impumyi yahuye na wa muntu witwa Yesu. Niko bamubajije, nawe ahita asubiza ngo wa muntu witwa Yesu. Bivuze ngo ntabirashoboka yuko yari yarumvishije izina ariko atarabona Yesu, yari yarumvishije izina ariko atarahura na Yesu. Hano ntago bigeze batubwira ngo Yesu yabwiye impumyi ngo ni Yesu gukijije. Amina. Ahubwo impumyi yaje kuza kuba ishobora kuba ifite ko uyikijije yitwa Yesu, yahuye na Yesu. Amen. Ndakwifuriza guhura na Yesu. Iyi mpumyi ndetse imaze guhumuka, abari bayizi bose, nanjye ndagira ngo nkubwire abari bakuzi bose utarahura na Yesu, ariko noneho nuba wamaze guhura na Yesu, hari ibintu bizavuka bitatu. Abambere bazavuga ngo ntabwo ari wowe kubera igitangaza Uwiteka yagukoreye, abandi bazavuga ngo niwe kubera ibyo Uwiteka yagukoreye, abandi bazavuga ngo asa nawe. Haleluya. Bazavuga ngo usa na Yesu, bazavuga ngo isura yawe nayo bazabona basanga yahindutse. Amina. Haleluya. Uyu muntu baramwitiranije kuko hari ikitangaza cyari cyamubayeho. Uyu muntu baramwitiranije kuko hari ibyo Yesu yari yakoze. Uyu muntu baramwitiranije, baravuga ngo niwe, abandi siwe, abandi asa nawe, hariho gushidikanya, abandi ati ni wa wundi wasabirizaga. Ariko ndagira ngo ngutangarize yari yahuye na Yesu. Mwene data, iyo umuntu yahuye na Yesu ubuzima burahinduka. Iyo yahuye na Yesu amateka arahinduka. Iyo yahuye na Yesu ibyo yari yarahozemo kuva kera birahinduka. Iyo yahuye na Yesu, Yesu avuga ijambo gusa ibintu bigahinduka. Yahuye nawe Yesu akanda ko acira hasi, atoba kondo, aramusiga ku maso, wari impumyi arareba. Uyu muntu yahuye na Yesu. Haleluya. Ndagira ngo nkwifurize guhura na Yesu. Uyu mwanya wa none turimo twigira ijambo, ndagira ngo nkwifurize guhura na Yesu. Nawe amaze gukira baramubaza ngo wakize ute? Arasubiza ngo ni wa muntu witwa Yesu. Haleluya. Ngo ni wa muntu witwa Yesu. Ngo se wakize bigenze bite? Ngo yaciye hasi gusa, birahagije ngo Yesu acira hasi gusa igitangaza gikoreke. Birahagije ngo akata ko ndasiga ku maso wari impumyi ngo agende. Yewe wowe ufite ikibazo cyakunaniye, wowe ufite ibintu byanze biguhinduka, wowe ufite indwara ya kera yanze gukira, wowe uri kwa muganga, wowe ubona business zanze kugenda, wowe ufite intambara zikomeye, ndagusaba ngo uhure na Yesu. Ibintu biri buhinduke. Ibyari byarabaye karande biraza kuza guhinduka. Ibyo utarigeze kubona biraza kuza guhinduka ubibone. Ibyo utigeze kugeraho uraza kuza kubigeraho. Ndagutumira ngo uhure na Yesu. Imana yacu nishimwe. Ndagutumira ngo uhure na Yesu kuko wari impumyi yahuye na Yesu, ibintu byose birahinduka. Amin. Ndagutumira ngo uhure na Yesu, ubundi nawe ugenda uhamye ngo nahuye na wa muntu witwa nde? Wa muntu ufite irihe zina? Witwa Yesu. Haleluya. Ndagutumira wowe ufite ibyo ubona byakunaniye kugenda ugahura na Yesu. Igisubizo ni ugifite, igisubizo cyawe ni ugifite, ubuzima bwawe ni ubufite, imibereho yawe ni uyifite, ibiri byose biri mu biganza bye. Ni ufite ijambo rya mbere n'irya nyuma ku buzima bwawe, ni ufite ijambo rya mbere n'irya nyuma ku mibereho yawe, ni ufite ijambo rya mbere n'irya nyuma ku bizakubaho, ni ufite ijambo rya mbere n'irya nyuma kuri ibyo unyuramo, ni ufite ijambo rya nyuma kuri ubwo buzima. Abandi barahura nawe baramubaza ngo wakize ute? Uti nahuye na Yesu. Nawe uzabyatura, uzabyamamaza, uzabibwira abandi, uzabibwira amahanga. Ngenda gutumira
igisubizo, iri banga ngo uhure na Yesu gusa. Wowe ubikore nubwo wabikora mu mikino, ariko ubikora ufite intego, ubikora ufite ikiri mu mutima, uti ndashaka guhura na Yesu. Ubundi urebe icyo Yesu azakora. Yesu nagera mu buzima bwawe azahindura byose. Nuhura nawe ibyari karanda azabikuraho, nuhura nawe ibyari byaranze guhinduka bizavaho. Birashoboka ko uyu muntu yari yarivuje bikanga, yari yagiye gutabaza bikanga, yari yaragiye mu mahanga bikanga, cyangwa se akaba yaragumye ati niko yavutse azaguma ndetse azarinda apfa. Ariko ndagutangariza ntago ariko tuzapfa tukimeze, tuzapfa hari ibyahindutse. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ndagutumira ngo uhure na Yesu gusa. Aho niho hari igisubizo, aho niho hari ugutabarwa. Umuririmbyi arabivuga ngo mbese gutabarwa kwacu kwava hehe? Uti gutabarwa kwacu kuva ku Mana gusa. Ndagutumira guhura na Yesu. Igisubizo urabukibonye, igisubizo urabukibonye, umuti urabuhubonye, ibyari byaranze birahinduka. Izina ry'Imana nirishimwe. Haleluya. Ndagutumira guhura na Yesu nk'uko uyu muvandimwe, nk'uko uyu muntu yatuye nawe agatoba kondo, agakora kokondo, agashiga ku maso, ibintu bigahinduka. Guhura na Yesu byo byonyine birahagije ngo ibibazo byawe birangire. Guhura na Yesu byonyine birahagije ngo intambara zirangire. Guhura na Yesu byo byonyine birahagije ngo indwara zigende. Guhura na Yesu byo byonyine birahagije ngo ubundi amakuba arangire. Guhura na Yesu byo byonyine birahagije ngo ibyaha bikurweho. Guhura na Yesu byo byonyine birahagije ngo ibyari byarakuzengereje, haleluya, ibyari bikuremereye, ibyo wumvaga udafite icyerekezo, ibyo ubona byarabaye karande bigakomeza, ibyo ubona byari byaranze gushoboka, uhure na Yesu byo byonyine, kuko uyu yahuye na Yesu byose birahinduka. Imana yacu nishimwe. Yo haleluya. Ngo maze n'umuryango nawe barabazanya bati uyu nguyu twamubyaye ari impumyi, ariko noneho umuryango urabyatuye, urabivuga ati ntago twabisobanura, ntabwo tuzi aho yakiriye, ariko ni umugabo nyamugabo, nawe nabitwibwirire. Abo ngabo nabo abafarisayo nabo barabivuga, barabimubaza ati tubwire byakugendekeye bite? Uti ntago inshuro ya kabiri nabibasobanurira, inshuro ya mbere nabibabwiye ntimwabyumva, ariko muza kumbaza ngo arenda babwira simbizi. Inshuro ya kabiri murabimbaje n'umuryango urabimenye, nawe nubimenye nahuye na Yesu, nawe nubimenye nahuye na Kristo, yanyijije. Ubu ndimo ndidegembya, ubu ndimo mfite amashimwe yuzuye umutima wanjye, imwe mfite amashimwe y'ibyari byarambase. Sinari narigeze mbona ukwisisa, sinari nageze mbona ukuntu abantu basa, ariko uyu munsi ndimo ndabareba. Haleluya. Ubyari ubuhumyi byavuyeho, ubu maso yanjye arabona. Ndasenga ngo Yesu agukore ku maso uyu mwanya wa none, aho uri tumva, aho uri dukurikiye, aho uri tureba, uhure na Yesu, nicyo gisubizo cyonyine. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Nanjye ndagushimiye rwose kuba wumvishije iri jambo ngo uhure na Yesu, icyo cyonyine kirahagije. Hari benshi bahise bamwitiranya, ndakubwira ngo nuhura na Yesu abakwitiranyaga bizaba birangiye. Hari benshi babanje kuvuga ngo niwe, abandi ngo siwe, abandi ngo arasa nawe. Hari abazakubwira ngo urasa, hari abazakubwira ngo niwe, hari abazavuga ngo siwe, ariko ndakurangira icyo dupfa nuko igisubizo kizaba cyabonetse. Amina. Haleluya. Icyo dupfa nuko uzaba wakijijwe, icyo dupfa nuko uzaba wabonye iby'umunezero wawe. Izina ry'Imana nirihabwe icyubahiro. Ndagutumira ngo uhure na Yesu, aho ngaho niho hari ibyisubizo byawe. Yewe wowe ufite inzara, wowe uri mu byago, wowe uri mu makuba, wowe uri mu ntambara, wowe uri mu kaga, wowe uri mu mage, ndagutumira guhura na Yesu. Uko byaba bimeze kose nugira impungenge, icyama ngo uhure nawe. Yo haleluya, byose birahinduka. Izina ry'Imana nirihabwe icyubahiro. Ndagusengeye rero, ngiye kugusengera wowe utaramwizera, utaramwemera, utaramwakira, ngo nkurangire ngo guhura na Yesu niho ibisubizo byawe byose biri. Amina. Mwami turagushimiye uko iki cyanditswe kibivuze, ko uyu muntu yahuye nawe, ibyo yavukanye byose bigakurwaho. Ndamusengeye ngo nahura nawe akaguhitamo nk'umwami n'umukiza,
uzamukorera igitangaza. Mpamagaye igitangaza kuri uwo muntu, mpamagaye igitangaza kuri ubwo buzima, mpamagaye igitangaza ku bantu babaye muri ubwo buzima babona bitazahinduka, mpamagaye igitangaza kuri iyo mibereho, ku bantu bafite indwara zikanga, mpamagaye igitangaza kuri abo bari mu bitaro, mpamagaye igitangaza ku bari mu bigeragezo, mpamagaye igitangaza kugira ngo Yesu aze yivange mu byabo. Ndabigushimiye kandi ngushimiye Data wera ko bisabye, ko wumvishije gusenga kwacu kandi kubikoze, ku izina ryawe rizahabwa icyubahiro. N'uwo nguwo wakozeho, n'uwo nguwo wahindurira amateka agahindukira kwamamaza. Urakoze, turagushimiye mu izina rya Yesu Kristo senze turingira koze. Amen.